dusoma amagambo y'Imana yanditse mu gitabo cya Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 20 kugeza kuri 27. Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 20 kugeza kuri 27. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Nuko ngivuga nsenga hatura ibyaha byanjye n'iby'ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli, kandi ntakambira Uwiteka Imana yanjye kubw'umusozi wera w'Imana yanjye. Ngikomeje gusenga, umugabo Gaburiyeli nabonaga ngitangira kwerekwa aratumwa maze araguruka, azana ingoga igihe cyo gutanga igitambo cya nimugoroba cyendaga kugera. Ankoraho arambwira anyigisha ati, Daniyeli, umuzanywe no kukungura ubwenge bwawe. Ugitangira kwinginga haje ijambo kandi nzanywe no kurikubwira kuko ukundwa cyane. Nuko iryo jambo uritekereze cyane, umenye n'ibyo weretswe. Ibyumweru 70 bitegekewe ubwoko bwawe n'umurwa wera, kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire, no gukiranirwa gutangirwa impongano, haza gukiranuka kw'iteka, ibyerekanywe ibyahanuwe bifatanishwa ikimenyetso, ahera cyane hasigwa amavuta. Nuko ubimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka i Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya umutware, hazabaho ibyumweru 7, bazabaho ibindi byumweru 62. Bahubake basukeho imiharuro n'impavu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. Ibyo byumweru uko ari 62 nibishira, Mesiya azakurwaho, kandi ntacyo azaba asigaranye. Maze abantu b'umutware uzaza bazarimbura umurwa n'ubuturo bwera. Uwo iherezo rye bizaba nk'utembanywe n'umwuzure w'amazi. Intambara n'ibyago bizarinda bigeze imperuka, niko bitegetswe. Uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye rimare icyumweru kimwe. Nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo. Umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira, maze kugeza ku mperuka yategetswe uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi. Amen. Nuko buri wese ariyegereza Imana mu sengesho, abwira Imana ati, Imana uze mbe hafi uvugane nanjye mu magambo asoma. Buri wese arambaza Imana mu sengesho yisabwe umugisha uva mu ijambo ry'Imana. Nyuma yaho Venus arasenga mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo umugaragu wawe atashobora wowe urabishoboye. Niyo mpamvu muri byose mwami tugushyize imbere kugira ngo ari
kutugenera ibidukwiriye. Ntabwo tuzi icyo waduteguriye, ariko wowe urakizi. Gukurikirana n'ubukene bwa buri wese uri imbere yawe Mwami, ibyo yadusabye aba ariko umusubiza. Tuguhaye ikaze kandi twirukanye abadayimoni mu buryo bwose, guhera ku itangiriro no ku iherezo, uyobore Mwami, tubisabye mu izina ryawe. Nk'uko twongeye kubasuhuza mwese, tubasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Dushimiye Uwiteka Imana kubona yongeye kutuburanisha, akaba yongeye kuduhuriza hamwe muri iki cyumba aho twambariza izina ry'Uwiteka, izina ryayo rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Ni umugisha ukomeye kandi ni amahirwe menshi kwibona imbere y'Imana. Imana ibikoze, irakoze, ihabwa icyubahiro. Arakoze witonze, ndamusuhuje, sinari muherukaho, aramuheruka mu Kigali, turi muri Ringe. Imana yamuzanye abakozi. Ni umwana uriya mukecuru waje kurutse Virginie, umuhungu we. Siko bimeze mushini? Witonze? Witonze umuhungu wa mukecuru waje kurutse Virginie. Baratwara abanyuma nkambi y'Inyamisha kuva muri za 1997, ari umwana muto, biga Ecole de Dimanche. Mwebwe muravuga ino mu Cyongereza ngo ni Sunday School. Yari muri Ecole, bakunda Imana cyane. Nishimiye kubona kugeza ubu amazu barubatse, anatekereza kuza imbere y'Imana. Nagiraga ngo yarabiretse. Imana imuhe umugisha. Hanyuma rero nimugoroba burya twari imbere y'Imana. Twari imbere y'Imana aho twafatanyije hamwe isengesho, turi kubwira Imana tuti, Mana udushyiremo inyota n'inzara y'amagambo yawe, udushyiremo inyota n'inzara yo kugushaka. Uko niko twasabye gusenga Imana, kuko twasanze abera b'Imana ba kera barageraga mu ngorane, bakagera mu bigeragezo, bakagera mu ntambara, bakambaza Imana, Imana nayo ikabatabara. Igihe cyose bari mu ngorane, bari mu makuba, mu byago, ntabwo byatumaga bareka kwambaza Imana. Abo bambazaga Imana akaba aribwo ibatabara. Ibyago n'amakuba n'intambara n'ibigeragezo bitubaho ari byinshi. Iyo byatugezeho ntabwo ari wo mwanya wo kureka Imana ngo twibere mu rugo, ahubwo ni wo mwanya wo kwegera Imana, Imana nayo ikatugenderera. Abera b'Imana ba kera bagiraga imbaraga bitewe n'uko bazaga imbere y'Imana bagafata umugambi, bagafata intego, bagafata umugambi. Muri uwo mugambi niyo mpamvu bakomeraga, n'igihe cyose bahuye n'ibyago bibatandukanya n'Imana bakarushaho kwegera Imana. Barushaho kwegera Imana, Imana nayo ikabegera, ikabaha imbaraga, bakarushaho gutsinda no kunesha umwanzi. Ariko bumvaga ngo bazinyaga umuriro ugurumana, bakazinya, bagafata n'inzasaya z'intare, byaturukaga kuki? Ku mbaraga z'Imana y'abanyabahaye. Abareba b'Imana ba kera, nka Aburahamu agatanga umwana w'ikinege, nka Yefuta agatanga umukobwa w'ikinege, umukobwa wa Yefuta w'agakobwa gato akemera gutanga na se. Byaturukaga kuki? Ni imbaraga babaga bahawe kubwo gufata umugambi imbere y'Imana. Igihe cyose bafataga umugambi imbere y'Imana, bakizera Imana bamaramaje mu mitima yabo, bagafata umugambi n'indahiro idakuka. Kandi indahiro ku Mwisiraheli cyari ikintu gikomeye. Umwisiraheli yageraga indahiro imbere y'Imana, Imana nayo ikayubahiriza. Yaba avuye kuri iyo ndahiro, Imana ikamugirira nabi, mbese nawe ikamuhemukira. Bari muzi ko Imana izi guhemuka? Iyo uyihemukiye warafashe indahiro, nayo iraguhemukira. Mwirinde rero gutatira ibihango mwagiranye n'Imana byahise imbere y'Imana. Narababwiye ngo iyo batizwe mu izina rya Yesu Kristo ni igihango ubugiranye n'Imana. Mbega ni indahiro ubugiranye n'Imana. Ndemeye ko iryo zina rintegeka, rinyobora, rimbata. Mbese Pawulo baravuga ati, Pawulo imbata ya Kristo. Kera ari imbata y'idini, ari imbata y'ibyaha, none ubu ni imbata ya Kristo. Mbese ni imbohe ya Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma Dawidi rero
umuntu wibereye uri guhunga ari kwirukanka ari guhunga bari kumwirukaho ari mu buvumo arihishe ariko ukumva ari kuvuga ati nitegereje ahera hantu niyo yari ari mu buvumo amaso ye n'umutima we n'ubwenge bwe byarahera h'Imana mbese iyo yari ari ahariho hose amaso ye yari ku rusengero niyo mpamvu twabwira Imana nimugoroba tuti Mana udushire mu mutima udushire mu iyo nyota aho uri hose Imana ikagushyiramo umutima wo gutekereza ku magambo yayo Imana ikagushyiramo umutima n'inyota yo gutekereza ku Mana ati Mana uzaza ryari ndeba ubwiza bwawe Imana ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo nawe ubitekereze neza abera b'Imana birakwiriye kugira ngo igihe cyose baba bari hafi y'Imana iyo turi hafi y'Imana Imana ikavuga dushobora gusobanukirwa arega burya Imana umwami Yesu Kristo naza kuzamura itorero rye azazamura ba bandi bafite inyota bafite inzara bamuri hafi nibazaza kuzamura naho abo bizaba bitarimo bari kure y'Imana ntabwo bazamenya igihe byabereye birakwiriye ko Imana ibashyiramo iyo nyota imodoka ntiyagenda idafite amavuta indege ntiyakogoga ikirere idafite amavuta n'igare barishyiramo utuvuta igare naryo hari utuvuta tw'abashyira mu marebe n'umwuka muri ya mapine mu majandere bagashyiramo utuvuta n'umwuka bagapompa byapine igare naryo ridafite umwuka ridafite amavuta ntabwo ryagenda n'igihe uherahere isukudu nayo bayishyiramo amavuta kugira ngo gishobore kwikorera imizigo umwana w'Imana rero nawe udasenga ameze nk'igihorahore kidafite amavuta igihorahore gitwaye nta mavuta kirakora impanuka imodoka niba idafite amavuta ntabwo iva aho iri imoto niba idafite amavuta ntabwo iva aho iri itorero ridafite amavuta ntabwo rizazamuka itorero ridafite umwuka wera ntabwo rizazamuka umufurere udafite umwuka wera n'umusore udafite umwuka wera ntabwo azaza kuri iyi si ntabwo uzabona imbaraga zo kukubatura kuri iyi si uzamuka utongera kugaruka hasi ngaho usimbuka turebe kugenderaho ntabwo wagendera kuko unaragaruka ku butaka ariko icyo gihe Imana izaduha imbaraga zidukura ku butaka tugenda tugendeye ya mbaraga rukuruzi y'isi ntabwo zashobora kudukura byarese kuko Imana izaba iduhaye imbaraga zidasanzwe ariko izo mbaraga zizaza ziri kugwa kuri za zindi zisanzwe muri twe tuzibona heza tuzibona mu masengesho Imana mu masengesho ariko umukristo udasenga ameze nk'umusirikare utwaye imbunda itagira amavuta umusirikare utwaye imbunda itarimo amavuta narasa nubwo yaba ifite amasasu menshi ararirasa ntabwo bibi bugenda musinarasa riragenda ntabwo yagenda umukristo udasenga utegera Imana yegera Imana ameze nk'umusirikare utwaye imbunda itagira amavuta n'amase ameze nk'umusirikare utwaye imbunda itagira amasasu mbese amasasu ijambo ry'Imana rikubwira riti amasengesho azimya imyambi ya wa muntu burya amasengesho y'abera agenda azimya umuriro umwanzi agucangaho umwanzi igihe cyose agucanyeho atubaho amabombe n'amasasu n'imyambi ibyo rero nta kindi kibizimya ni amasengesho y'abera nudasenga Imana izagucanaho umuriro n'amasasu menshi n'imyambi myinshi nuko unanirwe bizagera igihe unanirwe ucogore Imana ibakomeze amasengesho yacu azimya imyambi n'umuriro ugurumana umwanzi aturasaho mwareka mumenye ko wa mwanzi ngo zirebe ngo yivuga nk'intare ngo shaka uwaconshomere mbese uwaconshomere wageze mu muhondo ntawe udahiga n'umufurere umwanzi ahiga umufurere agahiga umusere wawe ugizwe izina rya
umwanzi rero ni umwanzi wacu, niyo mpamvu tuba abanzi. Waba twamukandagiye umutwe twarahindukiriye twambara izina rye, niyo mpamvu natwe duhiga. Wemerera guhige ariko fata intwaro. Wemerera guhige ufite intwaro. Intwaro ni inesha umwanzi. Yifate neza rero. Hanyuma rero twumvise ijambo ry'Imana ryatubwiye mu gitabo cya Daniyeli. Ni igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli cyatubwiye ku byumweru 70. Iki gice cya 9 dusubire ku byumweru 70 bya Daniyeli, harimo inyigisho ndende, harimo n'ubuhanuzi burebure, harimo byinshi. Ntabwo rero tugiye kubyigisha byose, ahubwo turavuga mu makeya kugira ngo tubone uburyo twambaza izina ry'Imana twitahire. Muri hangana ku cyumweru, hanyuma rero ntabwo tuzafata umwanya muremure, ariko turi kugira ngo muri ariya magambo dusomye dukuremo ibyacu by'uyu munsi, tubone uburyo twambaza Imana twitahire. Tujye mu mago yacu. Ni ibyumweru 70 bya Daniyeli. Bibiliya iri kutubwira iti ibyo byumweru 70 bya Daniyeli ni ibya Daniyeli nyine. Yabibwiye Daniyeli. Daniyeli si umuki mu mubiri. Mu mubiri, mu bwoko yari iki? Yari umuyuda, yari umwisiraheli. Daniyeli yari umwisiraheli, bwa bwoko bwatoranijwe n'Imana. Nuko nkivuga nsenga natura ibyaha byanjye n'iby'ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli, kandi ntakambira Imana yanjye kubw'umusozi wera w'Imana yanjye. Nkivuga nsenga inde? Daniyeli w'Umwisiraheli. Kubw'ubwoko bwanjye. Ubwoko bwa Daniyeli ni ubuhe? Ni Abisiraheli. Ntakambira Uwiteka Imana yanjye kubw'umusozi wera. Umusozi wera ni uwuhe? Ni Karongi, ni Rubavu, ni Rushugunga, ni Nyamuragira, ni Rwenzori. Umusozi wera ni uwuhe? Ni Yerusalemu. Mwabaseremwe namwe murabizi. Umusozi wera w'Imana ivuga ni uwuhe? Ni Yerusalemu. Umurwa wera ni uwuhe? Ni Yerusalemu. Ni Kentaki, ni Rusivire. Oya, ni Yerusalemu. Ni wo murwa wera. Imana yanjye kubw'umusozi wera w'Imana yanjye. Igikomeje gusenga, umugabo Gaburiyeli nabonaga ngitangira kwerekwa, aratuma maze aguruka azana ingoga igihe cyo gutanga ibitambo bya nimugoroba. Ibyumweru 70 bya Daniyeli ni iby'Abisiraheli, ni iby'ubwoko bw'Imana. Umurwa wabo wera ni Yerusalemu. Ibi byumweru 70 bya Daniyeli ni ibikubiyemo porogaramu y'Imana ku Bisiraheli. Birimo porogaramu y'Imana na gahunda y'Imana n'ibikorwa by'Imana hamwe n'Abisiraheli. Hagati aho nta banyamahanga barimo. Nta banyamahanga barimo. Mbese abanyamahanga ni bande? Ni twebwe. Si ukunda kubivuga. Noneho uri Umwisiraheli mu mubiri. Sogokuru wawe yitwa Sebijumba, Umwisiraheli wasanga Sebijumba? Ntawe wabona. Sogokuru wanjye yitwa Rwamahina, Umwisiraheli Rwamahina ubayo? Ntawe. Ni gahunda y'agakiza cy'Imana n'ibikorwa by'Imana hamwe n'ubwoko bw'Abisiraheli n'umurwa wabo wera Yerusalemu. Ni abo ngabo gusa. Mbega nuko yari yarabipanze. Mbega imipango yabo, imipango y'Imana na gahunda y'Imana byari iby'Abisiraheli gusa. Hanyuma Imana kuko igira imbabazi
Imana kuko ari umunyamurava, kuko ari umunyarukundo, muri gahunda zayo z'agakiza no muri porogaramu zayo z'agakiza zibarirwa ku byumweru 70, irareba isanga abanyamahanga batarimo. Iravuga iti rero bari abanyamahanga bo ntashyize muri gahunda yanjye y'agakiza, igihe kizagera mpure n'urubanza, igihe kizagera mpure n'urubanza, bazamburanye kandi bazansinda. None se bazansindisha iyihe ngingo? Iyo ugiye kuburana ufite ingingo uri kwitwaza, we kuzajya kuburana udafite ingingo uri kwitwaza. Ubwo rero twari kuzagenda tugiye kuburana n'Imana twitwaje iyi ngingo. Ninde wayifora? Kuki utadushyize muri iyo gahunda y'agakiza kandi ari wowe waturemye? Yaraturemye kandi turabe. Yaraturemye kandi turabe. Mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Mbega kumbe natwe turi ibiremwa bye. Iyo gahunda kadushizemo twari kuzamuburanya tukamutsinda. Biteye isoni rero kubona umuntu nkanje uko kimucori waburanye Imana akayitsinda. None Imana kuko ari nyabwenge iravuga urwo rubanza ntabwo nzarujyamo, ntabwo reka nshaka uko mbahagika. Aho mbahagika nubwo naritanze mbega iyo byita schedule ntabwo schedule ntabwo ni porogaramu nayirangije neza, nayinogeje, nayishyize ku bushumi. None nibutse ko hari abantu naremye bazanguranya kandi nzangara. Imana iravuga iti kuko ishobora byose, reka njye muri baseseka. Bariya bitwa ubwoko bwanje, muri bo hazamo urujijo n'ubugome n'ibyaha ndengakamere, bazica umwami wabo. Nibamara kumwica hanyuma nanjye mboneraho impamvu yo kubiyufura, nsanga abanyamahanga. Wowe ukuntu Imana yize urubanza, cya cyubahiro cyanjye nzagisiga niyobereye nihinduranye, mbere nk'umwana muto uvukiye mu rugo rwa Yosefu na Mariya, mvukire mu biraro by'inka, mu bashumba n'amase n'ibyondo. Maze rero bazajijirwa bavuge bati Imana yavukira hariya. Nibamara kujijirwa, muri uko kujijirwa nzaprofita, maze nakura abanyamahanga. Uko niko yadusesetse. Mbese Imana ntimwayishimira? Ibyo byumweru 70, umumarayika yaje abwira Daniyeli ati ugitangira gusenga no kwinginga haje ijambo kandi niryo rinzanye kubikubwira. Kuko Daniyeli bari mu bunyage mu gihugu cy'i Babuloni, ariko igihe kigeze yibuka ko hari ibyanditswe biri kuvuga yuko igihe kizagera bakava mu bunyage bagataha mu gihugu cyabo. Hanyuma abyibutse afata imizingo y'ibitabo arasoma, asanga mu bunyage bakagombye kumara imyaka 70. None asanga iyo myaka 70 hari gusigara imyaka 2. Aravuga ati rero birakwiriye yuko twibutse Imana, tuyisabe iduhe imbaraga, idukure mu gihugu cy'ubunyage, idusubiza mu gihugu cy'isezerano. Ijambo ry'Imana ritubwira riti uko niko Daniyeli yagiye ku mavi arasenga, ari kubwira Imana uti utubabarire ibyaha byacu n'intege zacu n'amafuti yacu n'ibyo twakugiriye byose, ubyirengagize ubyibagirwe, udukure mu bunyage. Igihe kirageze umuhanuzi Yeremiya yahanuye bugere, ya myaka 70 iri hafi. None dukureyo. Igihe yari ari gusenga yatura Imana, ari gusabira Abisiraheli, umunyamahanga ntabwo arimo. Yari ari gusabira abandi bene wabo gusa. Marayika araza aramubwira ati
ijambo ryasohotse nzabona kuri kubwira ubimenye neza ubitekereze kandi ubisobanukirwe yamubwiye ngo amwigishe ubimenye kandi ubitekereze ibyumweru 70 biri imbere yawe n'imbere y'ubwoko bwawe hazabaho ibyumweru 7 habaho n'ibindi byumweru 62 ntabwo ntabwo tubivuge byose harimo inyigisho ndende n'ubuhanuzi bwinshi ariko turavugaho bikeya hari ibyumweru 7 hari n'ibyumweru 62 mu buhanuzi icyumweru kimwe ni imyaka 7 mu buhanuzi icyumweru kimwe ni imyaka 7 ibyumweru 7 bya mbere ku Bisiraheli gahunda yo gukorana nabo ni imyaka 7 ibindi byumweru 62 Imana n'ubu iri gukorana nabo twebwe tutarimo ni imyaka 62 ibyumweru 62 mu kuba karindwi ni kangahe mu kuba karindwi ni kangahe gakuru ibyumweru 7 kongeraho ibyumweru 62 bibaye ibyumweru 69 ni imyaka ingahe 434 ibyo ni iby'abandi ni iby'Abisiraheli Imana iri gukorana n'abandi n'Abisiraheli abanyamahanga bari hehe bari kuramya ibigirwamana bari kuramya abazimu bari kuramya ibiti n'amabuye bari kuramya za nyabingi na za biheko bari kuramya ibigirwamana bari kuramya amabuye n'ibiti n'abagore n'imigezi n'inzuzi nibyo bari kuramya nabone bande n'abanyamahanga barimo bande barimo batwewe natwe bacu barategekeraga basogokuru barategekeraga ubwo rero kunyiharango kuko ntacyo ntabwo mwaba basogokuru bawe barategekeraga maze yaranguze yarakoze mbese ubundi guterekera no kunywa inzoga no gusambana byose si kimwe niba wataraterekeraga ariko wakoraga ibyaha byose ni ibyaha ntibizira imbere y'Imana Imana kuko yaragukuyeyo yarakoze hamwe ijambo ry'Imana riti ibyumweru 62 bigeze Imana irareba iravuga iti aba banyamahanga reka nshaka uburyo mbasesekamo Imana nongere mbabwire yuko dushimira Imana kubona yaraduhaye agakiza ibyumweru 70 ni agakiza ku Bisiraheli ariko ako gakiza ni akahe ni ak'Imana yabo Uwiteka Nyiringabo kumbe no kuvuga ngo agakiza Imana yaduhaye kavuye ku Bisiraheli kuko Imana dusenga ni iy'Abisiraheli Imana twambaza ni iy'Abisiraheli agakiza Imana yaduhaye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo ako gakiza ni ak'Imana ya Aburahamu byumve neza ni Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo aribo bavuyeho n'imiryango 12 aribo Bisiraheli Imana twizeye Imana twambaza Imana dusenga ni Imana ya Aburahamu ni Imana ya Isaka na Yakobo ni Imana ya Bisiraheli ni Imana twizeye yabande ya Bisiraheli hanyuma rero Imana yarabyemeye natwe ibimana yacu Imana yarabyemeye irabitegura hanyuma natwe ibimana yacu ariko Imana dusenga Imana twizeye ni Imana ya Bisiraheli umurwa wera n'uwuhe ni Yerusalemu agakiza kacu gaturuka he Yerusalemu agakiza kacu ntabwo gaturuka i Kinshasa ntabwo gaturuka Kampala ntabwo gaturuka i Bujumbura ntabwo gaturuka New York
agakiza kacu gaturukiye Yerusalemu ku Mana y'Abisiraheli. Niyo Mana dusenga, niyo Mana twambaza. Ariyo mpamvu Bibiliya ikutubwira iti abazasabira Isiraheli bose umugisha, Imana nayo izabaha umugisha. Usabira Isiraheli umugisha, nawe Imana izamuha umugisha. Mbese ni Imana y'Abisiraheli yo twitije. Ako mukubyumva neza rero. Imana twizeye ni Imana y'Abisiraheli twitije. Ariko sirinda bayidutije ni Uwiteka Nyiringabo. Mbega iwa bwite ni wowe watwitije. Hanyuma rero araduhanyika, kuko Pawulo wari kuvuga ati yaduhanyitse ku giti cya kavukire cy'ingurukira. Mbega ku giti cy'ubugingo cy'ingurukira. Imana yaraje iraduhanyika. Ese ni nko wazo iki cyumba ukagihagika hano ukagihagikamo mwabibonye ni ngo yazanye. Mbese iki ni igiti cy'ubugingo. Igiti cy'ubugingo ni nde? Ni Yesu Kristo. None Imana twebwe yaradufashe nk'igiti cy'ingurukira cyo mu gasozi cyo mu mushyamba, kandi by'ikarengera murabizi. Pawulo aravuga ngo nk'igiti cy'umunzenzi. Twari nk'ibiti by'umunzenzi. Ibiti by'umunzenzi nta mazi bigira. Abaza mu rutare murahazi neza. Arabica rero, arabitutira, abikora nk'imitwaro, arabizana. Fata agakiriya ngo akazatsindagira rero cyazanye mu butumwa ni ukugira ngo Imana iduhagika mu giti akabyinjizamo ibihese by'umunzenzi. Umunzenzi byari ni ibiti byumye bitagira amazi. Twari twumye, twumakaye, tutagira amazi, bivuze ngo tutagira ubugingo. Ariko Imana yarabuduhaye. Uzitesha ku gakiza akitesha ayo mahirwe n'uwamugisha azaba ari injiji. Soiza ni injiji itazi gusoma Icyongereza, hari ubujiji. Imana ihabwa icyubahiro. Uwo mugisha ntabwo nawitesha. Hanyuma ijambo ry'Imana ritubwira riti nuko Imana ishobora byose. Uko niko byatuma 62 birangiye. Ijambo ry'Imana ritubwira riti Masiya araboneka. Masiya amaze kuboneka ari we Yesu Kristo, ba nyirawe baramwanga, bene wabo baramwanga, baramujugunya, bamwanga urunuka, baramwica, baramubamba, bamushinyaguriye n'urupfu rw'agashinyaguro, bamumanika ku giti, baramubamba. Hanyuma ijambo ry'Imana rivuga riti umwami Yesu ku musaraba aravuga ati byose birarangiye. Byose birarangiye. Hanyuma amaze guca umutima aravuga ati, agiye guca umutima aravuga ati byose birarangiye. Amanikwa hagati y'isi n'ijuru. Baramwishe bamumanika hagati y'isi n'ijuru. Ibyo bivuze ngo ari hagati y'isi n'ijuru, buri wese ari kumureba. Yesu Kristo ku giti, Yesu Kristo ku musaraba, ntabwo ari Abisiraheli gusa bakiri kumureba, bose bari kumureba. Abisiraheli n'abanyamahanga ku giti hariya bamwambitse ubusa, bose bari kumureba. Ni ukuvuga ngo ushaka kumureba namwitegereza, namwitegereza amenya ko ari we bambiwe, n'ubisobanukirwa, n'ubishurirwa ko ari we bapfiriye abanyabyaha bose, nawe urabona agakiza. Uri kumureba amanitse ku giti, nawe akiyumvamo yuko azize ibyaha bye, nawe arababonye agakiza. Ijambo
urusengero rw'Abisiraheli ngo wa mwenda wakingirizaga hera utabukamo kabiri. Bibiliya iri kutubwira iti rwa rusengero hariya hera cyane hari urusengero hari umwenda uhakingirije. Uwo mwenda wari ukingirije hera cyane. Umutambyi umwe mukuru niwe wajyagayo gusa. Umutambyi mukuru niwe wajyagayo rimwe mu mwaka. Hanyuma Yesu Kristo avuze ijwi rirenga ryo gutanga, ijambo ry'Imana rikutubwira riti wa mwenda ukingirije ahera cyane utabukamo kabiri, uturutse hejuru kugeza hasi. Ibyo biravuga ngo ni Imana utaboyemo kabiri. Ibyo biravuga ngo amasezerano n'ubumwe bari bafitanye Imana irabicagaguye. Yamabanga yari mu cyumba cyahera cyane, umutambyi mukuru akajya marimo mu mwaka, ayo mabanga agiye hagaragara. Mbega amabanga n'ibyari biriya byose bigiye habona. Uwari wese ushaka yarebayo. Ese biravuga ngo uwari wese ushaka yagera ku gakiza. Uwari wese ushaka yakwibonera agakiza. Ahera cyane hari iki? Hari isanduku y'isezerano. Isanduku y'isezerano ya Mose yari isigirijwe. Ijambo ry'Imana rikubwira riti harimo inkoni ya Aroni, harimo manu yahishwe, harimo ibisate bibiri by'amategeko ya Mose, harimo inkoni ya Aroni yarabirije. Byose byari muri iyo sanduku y'isezerano. Umwenda ukingirije ahera umaze gutabukamo kabiri, birarangara. Abisiraheli barahareba bose, n'abarubanda bagufi bose barahareba, n'abagenzi n'abanyamahanga bose barareba, n'imihirimbiri yose barahareba. Amabanga y'Imana n'Abisiraheli bigiye hanze. Ubwo bigiye hanze bambaye bobo n'abasinzi n'abasambanyi bose bagenda bitoranya. Uko niko twabonye agakiza. Nari ndi umusinzi ruriha, ndi umunyabyaha n'umubandi, ariko Imana ihatabuye. Imana biri ku mugaragaro. Mbese Imana biri ku mugaragaro, utazabyizera nta yandi mabanga arimo. Ni ukwizera ukabatizwa mu izina rya Yesu Kristo, ugahabwa ubugingo buhoraho. Ijambo ry'Imana riti nuko umwenda ukingirije ahera yasanduku y'isezerano bose. Ngo kuri Kristo ni umudendezo. Ijambo ry'Imana rikutubwira riti kuri ya myaka 69 Masiya araza. Igihe kigeze aricwa, arapfa, arahambwa. Amaze guhambwa mu mwaka yakoze umurimo w'Imana mu myaka 3 n'igice. Ikindi gihe kigeze arazamurwa, arapfa, arahambwa, arazamurwa. Nyuma y'iminsi 10 aragaruka mu buryo bw'Umwuka Wera. Intumwa zihabwa Umwuka Wera. Bahabwa Umwuka Wera ku munsi wa Pentekote. Bamaze guhabwa Umwuka Wera ku munsi wa Pentekote, igihe kigeze intumwa zirarenganywa. Intumwa zirarenganywa, ziratotezwa, bakorerwa ibyamfura mbi n'ubutegetsi bwa Roma. Barabishe, babicurwa agashinyaguro, baratotezwa, bicwa urupfu rubi bazira Umwami Yesu Kristo. Kuko yari yarababwiye ati namwe muzangana bose, muzatukwa, muzicwa, muzashyirwa mu nzu y'imbohe muzira izina ryanjye. Igihe cyarageze bibasohoraho, bimaze kubasohoraho baratatana. Hanyuma aho tugiye kugera ni hehe? Ijambo ry'Imana rikutubwira riti agakiza kacu noneho kari hehe? Agakiza kacu kari hehe? Imana iravuga iti reka ndebe uburyo nakora porogaramu y'abanyamahanga muri porogaramu y'Abisiraheli. Muri porogaramu y'ubwoko bwanjye nitoranirije, reka mpagikemo porogaramu y'agakiza ku banyamahanga. Uko niko mu mwaka wa 53 Pawulo intumwa y'Imana yatangiranye n'isekuruza cya Efeso. Ibisekuruza by'abanyamahanga biratangiye. Bitangiye byari kuko Abisiraheli ubwoko bw'Imana yakagombye gukorana nabo banze Masiya. Ubwo banze Masiya rero
rero Imana ihindukiriye abanyamahanga. Imana ihindukiriye abanyamahanga itoranya Pawulo nk'intumwa kugira ngo atangize itorero rya Efeso. Efeso irihe y'abanyamahanga. Ibihe by'abanyamahanga biratangiye. Bitangiranye nande na Pawulo. Ni kiriya gisekuru cya Efeso. Ibisekuru bingahe? 7. Igisekuru cya mbere Efeso, cya kabiri Simuruna, icya gatatu Tiyatire, icya kane Pergamu, cya gatanu Sarde, cya gatandatu Philadelphia, cya karindwi Laodikiya. Laodikiya ni iyihe? Ni iyo turimo. Mukandore kuri gusinzira. Ndabavuga amazina. Umuhanuzi w'igisekuru cya mbere ninde? Ni Pawulo. W'igisekuru cya kabiri ninde? Ni Irene. W'igisekuru cya gatatu ninde? Marite. Uwa kane ninde? Koromba. Uwa gatanu ninde? Luteri. Uwa gatandatu ninde? Wesley. Icya karindwi ninde? Ni Branham. Uko niko Imana yaremye ihagitse, mbese iducira akaryango kugira ngo natwe tubone agakiza muri gahunda y'Abisiraheli. Mbega idusesekamo. Imana ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana ritubwira riti uko niko ubutumwa bwiza bwatugezeho. Twebwe abanyamahanga twari inkimbwa ku bya Kristo. Ku by'Imana twari inkimbwa, turi nk'ibirutsi. Ibyavuye byose babiherezaga abanyamahanga. Imana ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma rero nk'uko mwabikurikiranye neza, ijambo ry'Imana ritubwira riti nyuma y'ibyo byumweru 62 bya nyuma, Imana izongera yibuke Abisiraheli. Abisiraheli kugeza uyu munsi baracyasigaranye icyumweru kimwe cyabo kijanye n'agakiza kabo. Nuko ubu turimo turi kunyunyuza amazi ya cyangwa cy'ubugingo, tukunyunyuza y'amakakama ya cyangwa cy'ubugingo, ariko bisa naho kudutiza. Igihe kiragera bakitwake, igihe kiragera badukuraho, basubizaho ya mashami ya kavukire. Amashami ya kavukire na yahe? Na Abisiraheli. Umunyabwenge rero nakurure n'igice, hakibona hakigaragara hakigendwa nakora ya makakama, maze nawe ubugingo bukurikiremo. Ariko mwana ibintu bikiri amahoro, hakiri umwanya, hakiri umudendezo. Profita gira ayo mahirwe yo kugucika, nawe unyunyuze ayo makakama, maze ubuzima buze, maze ubugingo buze, maze imbaraga zize. Umwami naza nawe umusanganire. Ariko umwami kumusanganira bisaba imbaraga. Imbaraga tuzikomora mu ijambo ry'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Igihe kiragera rero abibuke, kuko icyumweru cyabo cya nyuma cyari nyuma. Mbega ubu turi hagati y'ibyumweru 69 n'icyumweru cya 70 cyabo. Twebwe turimo hagati, ariko nacyo hari ibimenyetso bigaragaza yuko nacyo kigiye kuza. Mbega hari ibimenyetso bigaragaza ko ibihe by'abanyamahanga birangiye, ko byashize, ko cya cyumweru cyabo cy'Abisiraheli kigiye gutangira. Ibyacu nibirangira, birarangirana no kuzamuka k'umugeni. Abisiraheli nabo Imana ibatangiza cya cyumweru cyabo cya nyuma. Yongere ikorane nabo, yongere bagenderere, yongere baneshereze, kuko kugeza ubu baracyamutegereje. Masiya mwakiriye mukamwemera mukamwizera, ibo baracyamutegereje. Ariko bumva ko baza ku rukuta rw'amaganya bari gusenga bakavuga bati Masiya uzadutabara ryari? Masiya mwizeye, Imana Yesu Kristo mwizeye, ibo kuri bo ubu baramufashe baramubamba, ntabwo bamwemera. Bazi yuko ari umubandi ngo yitage Imana. Hanyuma ijambo ry'Imana kutubwira riti
ibimenyetso naho nari ngize ngo dupfundike umugozi ubundi twambaze twitaye. Babwira neza yuko ibihe by'abanyamahanga birarangiye. Ibihe by'abanyamahanga birarangiye, bigeze ku iherezo. Ariyo mpamvu kwambaza Imana. Umudamu wahamenye ko ntazi izina rye, mba mwatuye izindi zina ari gusinzira. Mwagusinzira. Ibihe by'abanyamahanga bigeze ku iherezo. Kugera ku iherezo. Ijambo ry'Imana ritubwira riti ibihe by'abanyamahanga. Reka dusome Matayo turaba turangije. Matayo 24. Ntabwo se muzabisoma muri mu rugo mwitonze, uzasoma igice cyose. Matayo 24 uzagisoma mwitonze. Uzagisoma mwitonze. Bibiliya iri kutubwira iti umwami Yesu Kristo abwira intumwa ze ngo mubimenye kandi mubyitegereze. Avuga ku rusengero rw'Abisiraheli. Matayo 24 nibwo habonye asoma amaverisi nk'abiri. Ya mbere Matayo 24. Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanga bashaka kumwegera kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati ntimurebe ibi byose, ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretswe ku rindi ritajugunywe hasi. Turasoma hariya 24 n'ubundi turasoma 32. Murebere ku mutini niwo cyitegererezo, ishami ryawe iyo ritoshe ibibabi bikamera, mumenye yuko igihe cy'impeshi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo byose muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Amen. Yesu Kristo yaduhaye icyitegererezo. Yesu Kristo yaduhaye kalendari tugenderaho. Kalendari tugenderaho ni Abisiraheli. Abisiraheli kuva mu mwaka w'igihumbi 1948 bari mu gihugu cyabo, bafite idarapo yabo, bafite igihugu cyabo gifite ubudahangarwa cyemerwa na ONU. Ni ukuvuga ngo byashami yaratoshe. Ibi Yesu Kristo avuga ni ukuvuga ngo n'Abisiraheli yavugaga, none rero ubu bari mu gihugu cyabo, bari ku butaka bwabo, bari kurwanirira gakondo yabo, ariko Imana ntabwo iri kumwe nabo. Imana ishobora kubana nabo mu buryo bumwe nabwo bundi kubera amasezerano bafitanye kuva kera, ariko gukorana nabo mu mitima ntabyo. Urusengero ntabwo, isanzwe isezerano ntayo. Ni ukuvuga ngo Abisiraheli ibyo barimo byose ntabwo Imana, bari mu mwijima, nta kuri bafite, nta mucyo bafite, nta muhanuzi bafite. Kandi itorero ridafite umuhanuzi, iryo torero riba ririmanganye. Itorero ridafite umuhanuzi, abantu badafite umuhanuzi barajirajira bakagenda mu mwijima. Imana ihabwa icyubahiro kubona mu gihe cyacu dufite umuhanuzi, kuko umuhanuzi niwe utwereka ati mucaha, munyuraha, mukora ibi, mugende n'ibi, umuco nguyu. Itorero rifite umuhanuzi Imana yarakoze neza. Ijambo ry'Imana ritubwira riti Abisiraheli bari mu gihugu cyabo kandi igihe kirageze barwanire gakondo yabo, ariko bari kwerekeza ku kubaka urusengero rwabo. Nibagera igihe cyo kubaka urusengero rwabo rw'i Yerusalemu, bararwubaka itorero ritari hano. Aho rero muhapfundika akagozi, gusinzira nabo aretse gusinzira. Aho muhapfundika akagozi kugira ngo mube maso, mukanguke, muve muri ibyo bitotsi, mwegere Imana nayo ibegere, ibahe imbaraga. Umwami wacu araje. Umwami wacu araje. Igihe cy'abanyamahanga kirarangiye, igihe cy'Abisiraheli kigiye gutangira. Iratangira itagikorana natwe, ntabwo yakorana natwe icyarimwe n'Abisiraheli. Swati iri gukorana n'Abisiraheli, abanyamahanga
gukorana nabo n'ibyo gukorana natwe abisiraheli yabateye umugongo mbese ni uko Imana ikora Imana yakoranaga n'abisiraheli amategeko sanga isezerano abahanuzi b'ufaya Imana bayasubira senyeri igakorana nabo bakanga bakabibyigenge kugeza igihe cyo bakoze ubugome bica amasiya wabo igihe kigeze Imana nayo batera umugongo batera umugongo natwe twari mu mwijima tubona umuco tutazi ibyo ni maso turi gushyirashyira igihe kigeze tubona umuco uratumuritse yatwara mu mwijima no mu bahanumanya tubona umuco udusanze nkunda kuvuga ubucore ariko nkunda kuvuga ubucore ni ahantu mvuka ni igiturage cya kindi cyanyuma cyo hasi cyane ahantu haba icyondo n'imvura nyinshi na gisubi n'abantu baho n'imihirimbiri nanjye nari mu buhirimbiri kubera kunywa inzoga nari narahirimbiye umusatsi wanjye nari mfite nagiraga imigi n'inda umusatsi nagiraga imigi murayizi imigi murayizi umusatsi wanjye nari mfite imigi n'inda kubera ubuhirimbiri ariko igihe cyarageze muri uwo mwijima no mu buhirimbiri n'ubusinzi byavagamo n'umuco igitangaza burya si nuko bimeze ako kanya umuco ugezeho nanjye mbatizwa mu izina rya Yesu nkimara kubatizwa mu cyumweru cya mbere imigi ntabwo nzi iyo yagiye imigi n'inda n'abavunja si ibyo byagiye ariko by'abapagani bararenganye tutazizera Imana azaba ayipfuba tutazizera Imana azaba abuze byinshi Imana ihabwa icyubahiro nkimara kwizera nyuma y'icyumweru kimwe inda sinzi iyo zagiye niba ari Imana yazijyanye mwabisiga aho mwamuririye waza gusanga imyenda yanjye yuzuye amaraso ibyo twabwira biza gusukura Imana ihabwa icyubahiro ariko Imana yagukuye kure Imana yagukuye kure ijambo ry'Imana riti uko niko Imana yagiye ababyeyi batera umugongo abunamira bahindukira igiye gukorana nabo ijambo ry'Imana riti uko niko n'ubundi muri iyi myaka yose kuva mu mwaka wa 53 nyuma yo kuzamurwa kwa Yesu Kristo Pawulo atangije itorero ry'abanyamahanga ryo Efeso kugeza kuri uyu munsi igihe cyarageze Imana natwe mu gihe cyacu Imana yohereza umuhanuzi Branham natwe uko niko ubutumwa bwatugeze uhereye icyo gihe Imana iri gukorana natwe ariko iri hafi yo kongera kudutera umugongo natwe iri hafi kudutera umugongo nimara kudutera umugongo nta wundi muntu uzayiburanye mbega rwa rubanza izaba irusibye izaba irukuye muri kote ariho bita kote mu rukiko mu rubanza rwari kuzayitsinda izaba yamaze kurukura muri kote ntawe uzandika hari ubutumwa butari bwagera heko uzagira ubeshera Imana ijambo ry'Imana riri kutwereka yuko ubutumwa bwiza buri kutwereka yuko ubutumwa bumaze kugera ku isi hose nta shanga rizaburanya Imana ngo ntabwo twamenye ibya Branham ntawe nimara ko nitangira kubatera umugongo igihe cyacu kiraba kirangiye araba ari kuzamuka hanyuma rero ijambo ry'Imana riri kutwereka yuko Abisiraheli bari mu gihugu cyabo kandi igihe cyarageze urusengero rwabo rurasenyuka rumaze gusenyuka mu mwaka wa 70 Titusi Umuroma ararusenya tujye kugira ngo hakomere rero hajyanye n'ubutumwa bwacu Titusi ararusenya
amaze kurusenya ya sanduku y'isezerano nayo irasenyuka ija hasi mu bitaka. Imaze isanduku irasenyuka, nakaba urusengero rurasenyuka, isanduku ija mu bitaka hasi. Uko yasenye urusengero mu mwaka wa 70, Abisiraheli baratatana. Bamaze gutatana, ijambo ry'Imana ubutumwa bwo kutwereka yuko urusengero basigaye ari amatongo. Aho rwari ruri hagwa kongera kuhanira. Kumbe igihe kigeze, Abisiraheli kubw'ishyaka ry'igihugu cyabo na gakondo yabo byabajemo baravuga bati katuze kureba hanze urusengero. Tukubabwira n'ejo bundi tuze kureba hanze urusengero rwacu Isiraheli, kuko tugomba kubaka urusengero dufite isanduku y'isezerano. Ntabwo twakubaka urusengero tudafite isanduku y'isezerano. Tuze kureba ko hari isigarira ryabo. Bashaka za jimeri bya byuma birebe ikuzimu bya jimeri bya tesiteri, barabifata rugendo barabikira. Tesiteri bereka ko isanduku y'isezerano iri mu kuzimu hano. Hahandi hasenyutse bahubatse mosike y'Abayisilamu. Hahandi hari urusengero rw'Abisiraheli rwarasenyutse, Abasilamu bubaka mu rusengero rwabo, ariyo mosike yo bumva bavuga ngo mosike ya Alaska. Ariko kumbe mosike yabo bayubaka ku ruhande, aho isanduku yari igitiye ntibahubaka, barayoba. Harasigara Abisiraheli bagiye gufata ibyuma byo gushakisha, babona hwiri bari bushobore kwitabura, barayitaburura basanga ari byo. Inkoni ya Aroni iracyarimo, ibisate bibiri by'amabuye bya Mose biracyarimo, manu yahishwe iracyarimo, isanduku iracyari nzima. Barayifata bayizamura, aho intumwa zirateranira ku munsi wa Pentekote. Bafata ya sanduku bayizamura mu cyumba, aho intumwa zateraniye ku munsi wa Pentekote, aho baherewe umwuka wera. Iyo sanduku niyi ubu irahari. Ibikoresho byo kubaka urusengero rwabo bitangirana n'icyumweru cya nyuma cyabo twebwe twavuyemo, twavuyemo akacu karenge, twamaze kuzamurwa, biri kwitegura. Ibikorwa byo kwitegura kubaka urusengero bamaze kubibona. Isanduku irahari. Aho urusengero rwarashinze harahari, bamaze kubapima mihano, ariko harimo mosike y'Abisilamu. Iyo mosike y'Abisilamu izaba mwite, nizo za ntambara zo barimo uyu munsi. Ko bisaba ngo twubake urusengero rwacu, isanduku turayifite. Ko hariho mosike y'Abayisilamu turahubaka gute? Bagatangira biyenzanyaho sasa. Uko gucokozanya no kwiyenzanaho ni ukugira ngo bazaboneke impamvu yo kugira ngo bazarusenye barurashe n'imibombe, hasigara n'amatongo, babona uburyo bubaka urusengero rwabo. Kandi urwo rusengero rwabo bararwubaka umugeni w'abanyamahanga atari hano. Barashinga ibuye rya mbere ku rusengero rwabo, Imana kugira ngo iruzemo abanyamahanga bagiye. Mbese Imana iraruzamo itangire korane nabo, twebwe mu banyamahanga yabateye umugongo. Uzaba ataravuyemo, uzaba atarazamuwe, azaba yarasigaye mu banyamahanga. Ni umwari w'umupfapfa n'abapagani bandi. Uzirinda abo uzasigarana n'abapagani. Bazagucurira, bagucunaguze, bakugira icyavu, umutima wajyaga kugutuka. Bazakwereka. Igihe rero bari muri ibyo ejo bundi, bari mu munsi mukuru wo kuvuga yuko ari umunsi mukuru w'impongano, wo bita Yom Kippur. Nibwo Abarabu babatuye ngo tugiye kurangiza, ariko mukubereka yuko
itorero ry'abanyamahanga, ibihe by'itorero ry'abanyamahanga byarangiye. Gukorana natwe Imana igiye gukuramo akarenge, itangira ikorane n'Abisiraheli. Utari gusaba Imana imbaraga azasigara, uzasigara abandi nk'abanyamahanga. Imana yagiye he? Mu Isiraheli. Mu banyamahanga hari iki? Hari umwijima n'amasasu, umuriro mwinshi w'amasasu, umuriro mwinshi w'amabombe. Bya bibombe bizahaguruka. Ibibombe ubu bafite, iyo urebye kuri televiziyo urabireba n'ubushobozi bifite. Mwebwe mureba za televiziyo aho kureba amafuti y'ikinamico n'uburimanganya n'abagore bambaye ubusa, muje mwitegereza ibyo ngibyo, sibyo? Niba ufite televiziyo aho kugira ngo urebe ibintu byakwigisha ubwenge n'ibyo ndo kubabwira byinshi biri muri televiziyo, ugiye kuri YouTube ushobora kubibona, wabibona aho kureba abagore n'abakobwa bambaye ubusa na ya mabandi ukareba ibyo ngibyo. Imana yahabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo ndo kubabwira ni ibijyanye n'ubuhanuzi, ariko bitubwira ku byerekeranye n'inkuru y'agakiza kacu, ariko kugira ngo tugaragaze yuko igihe cyacu kirarangiye. Hanyuma wo gusenga n'uwo kwegera Imana, nabwira Imana imbaraga. Abisiraheli bari mu munsi mukuru wabo, uwo bita Yom Kippur, umunsi mukuru w'impongano. Bari muri ibyo ngibyo bishimiye yuko bari mu migambi yo kuzubaka urusengero rwabo. Isanduku deja barayifite, ariko kubaka urusengero hariho mosike y'abayisilamu, kandi abayisilamu barakomeye, barashyigikiwe, bari gushakisha impamvu yo kugira ngo bazasenye icyo kimosike babone bubake. Ubu rero babonye intandaro barayibonye. Hamasi sinzi ukuntu yarabutswe, bari kuhagenda, bari kugenda kuri ya mosike yabo. Urebye uko rwabo abarabu bafite n'Abisiraheli ntatarara, kubera kuzenguruka urusengero rwabo gusobanura n'Abisiraheli. Urusengero rwacu rukora nk'iki, urusengero rwacu rukora amakuru abereka yuko bari mu migambi yo kugira ngo bazubake urusengero rwabo. Nirwo ruhoramo imbaga urwo rusengero. Bamwe baravuga bati tuzarugabane, abandi bakavuga bati ni ahacu, abandi bakavuga bati ni ahacu, Abisiraheli bati ni ahacu, abarabu bakavuga bati ni ahacu, kuko sogokuru Aburahamu niho yatambiye umuhungu wa Isaka, niho bitaga ku musozi Moriya, niho urwo rusengero ruri. Aho ku musozi Moriya niho Aburahamu sogokuruza yatambiye umwana we Isaka. Ejo bundi bwakeye rero ku matariki arindwi y'ukwezi kwa 10, abarabu baribesha batera Isiraheli, ariko bumva ngo barayirashe bakubita hababaza. Abarabu ariko bita baba Hamas na ba Hezbollah bakubise Isiraheli, bayica muri humye, barayirasa bakubita hababaza, barayirashe bakubita hababaza. Byatumye Abisiraheli rero bahaguruka n'umujinya mwinshi w'umuranduranzuzi. Abanyamakuru bari kuvuga ngo urenze icyo kinyarwanda cyo kwitwa ngo umuranduranzuzi, gusa n'ukuntu twawita. Abisiraheli bari kurasa, bakarasa no mu bitaro, batitaye ku mpinja zavutse, n'abarimo bomboni, n'abarimo serumu, n'abenda guhwera, n'abarimo uburuhukiro. Ibyo ntabwo babyitayeho. Amashuri, amazu, za hawuzi, za paritema bari gukubita bakuye ku kitwa igihumeka cyose. Kubera iki? Kuko aribo baba bacokoje. Ariko se ntabwo ni iyi, nuko ngo bazabone nababwiye ibyerekeye ingingo, ngo bari gushaka ingingo zabatsindisha. Mbese bari gushaka ingingo bazaheraho kugira ngo kiriya kimosike bazagisenye. Niyo migambi barimo rero. Iyo mwumva intambara z'Abisiraheli n'Abisilamu n'Abarabu, muje muri ibi byanditswe mumenye n'ubuhanuzi niyo biri kwerekeza. Izo ntambara zo barimo ziraganisha ku gusenyuka kwa kiriya kimosike. Nibamara kugisenya, Abisiraheli basome hano turarangije turasoma Amosi igice cya mbere. Amosi igice cya mbere turarangije Amosi igice cya mbere turahera ku murongo wa 6. Uwiteka aravuga ati ibicumuro 3 by'Isiraheli ndetse 4
bizantera kutabakuraho igihano, kuko babuze umukiranutsi feza n'umutindi bakamugurira inkweto. Oya, ndasoma ahandi, ndasoma igice cya kabiri kandi navuze icya mbere, mumbabarire, ni igice cya mbere umurongo wa 6. Uwiteka aravuga ati, ibicumuro 3 by'i Gaza ndetse 4 bizantera kutabakuraho igihano, kuko bajyanye abantu bose ari imbohe bakabaha Edomu. Nzohereza inkongi, nzacumika inkike z'i Gaza, kandi zizatwika amanyumba yabo. Nzohereza inkongi, nzacumika inkike z'i Gaza, kandi nzatwika amanyumba yabo. Nzatsemba aho batuye mwa Ashikedodi ni agace kariya muri Gaza, kandi n'uwitwaje umuringiso w'inkoni y'ubwami wo mwa Shikaroni, nzahindura ukuboko kwanjye ntere Ekuroni. Nibwo abasigaye bo mu Bafilisitiya bazarimbuka. Abisirayeli barabakubita kugeza igihe cyo bazarimo amatungo, kugira ngo bazubake rwa rusengero. Nta mbaraga zo kubarwanya zabashobora. Nzahindura ukuboko kwanjye ntere Ekuroni. Nibwo abasigaye bo mu Bafilisitiya bazarimbuka, niko umwami Imana avuga. Uwiteka aravuga ati, ibicumuro 3 by'itiro ndetse 4 bizantera kutabakuraho igihano, kuko abo bajyanye ari imbohe bose babahaye Edomu. Ntibibuke isezerano ry'umuvandimwe, ariko nzohereza inkongi, nzacumika inkike y'itiro, zitwike amanyumba yaho yose. Amen. Bari gutwika inkike, bari gutwika amanyumba, ibitaro byose. Abo ni bande? Ni Abisirayeli bari ku rugamba mu shyaka ryo kugira ngo gakondo yabo igire imbaraga, bagere ku kubaka urusengero rwabo, kugira ngo ya Mana y'Isirayeli itahe mu rusengero rwabo ikorane nabo. Baratangira kurwubaka, abanyamahanga Imana itagikorana nabo, abo yakoranye nabo ikabashyiraho ikimenyetso, ikabuza imbaraga z'Umwuka Wera, izaba yarabazamuye. Ese nawe urabyifuza? Imana ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Abisirayeli bari ku rugamba, kandi urugamba bariho ni uwo mugambi. Niyo ntero igihe bari muri ibyo barabateye, none nabo bari kubihinduraho. Hanyuma rero igihe kizagera iriya ntambara yo barimo bizagera igihe cy'amahanga yose ahagurukira Isiraheli. Nyamara guhagurukira Isiraheli ushobora kubisoma mu gitabo cya Zekariya 12. Uzabisoma mu gitabo cya Zekariya 12, uzabibona byose. Iriya ntambara Isiraheli iri kugaba ku Bafilisitiya, no turiya duce two muri Gaza twabasomeye muri Bibiliya. Izo ntambara Isiraheli ibacanyeho, amahanga yose ari kuyivuma. Amahanga yose ari kuyivuma, bizatuma ibihugu bikomeye bijya ku ruhande rw'Abarabu, babafashe kugira ngo barwanye Isiraheli. Irani yahagurutse, Uburusiya bwahagurutse, Libani yahagurutse, Siriya yahagurutse, za Jorodani, ibihugu byose byahagurutse kugira ngo bifatanye na Hamasi, ariho wa mutwe urwanya Abisiraheli, kugira ngo barwanye Isiraheli. Ariko Bibiliya hano mu gitabo cya Zekariya 12 hari kuvuga yuko bazateranira Isiraheli, ariko Isiraheli izabivuna, izabarwanya batsinde, kuko Imana izabarwanirira. Bibiliya iri kutubwira yuko
kugwiza imbaraga bamaze gutsinsura uriya mutima nibwo bari bugende bubaka urusengero rwabo ndetse ubundi kera hamwe ivuga Hamasi bashaka kugira ngo bayicogoze bayisibe bayirimbure hanyuma bagende bahindukire rwa rusengero aricyo kizira cy'umurimbuzi barusenye nibamara kurusenya bubake urusengero rwabo iyo bamara kuba Bibiri iri kutubwira iti bazubaka urusengero akaboko kamwe gafashe intwaro akandi gafashe itafari bazi yuko hari abanzi inyuma bazubaka urusengero akaboko kamwe gafashe intwaro akandi gafashe itafari akandi gafashe amabati akandi gafashe imisumari akandi gafashe urukerezo akandi gafashe intwaro uko niko bari kubaka urusengero bararwubaka mu ntambara zikomeye ariko banarwubake nibamara kurwuzuza Imana ishobora byose ya Mana ya Isiraheli irutahemo nimara kurutahamo icyubahiro cyayo gitahe mu Isiraheli nikimara gutaha mu Isiraheli Imana ibarwanirira nimara kubarwanirira umugeni w'abanyamahanga azaba yaragiye mu bukwe bw'umwana w'intama byarisi mu myaka 7 cya cyumweru cya nyuma cy'Abisiraheli aricyo cya 70 icyo kizatangira umugeni w'umunyamahanga agiye mu bukwe cya cyumweru kirangire nawe avuye mu bukwe hanyuma bahurire turasoma tugiye kurangiza kandi turi kuvuga ibintu byiza hano turi kurangiza ibyahishuwe 14 umugeni w'abanyamahanga ari gutegurwa n'ijambo ry'Imana ari gutegurwa n'ijambo ry'ubuhanuzi utari bwemere gutegurwa nabyo arasigara umugeni w'abanyamahanga nazamurwa niyo arevema araja hehe mu bukwe bw'umugeni n'umwana w'intama hehe umusozi Siyoni igihe kingana gite ubukwe bwacu umuntu ufite amafaranga bumara icyumweru 2 ukabije mu kwezi ariko ubukwe bw'umugeni w'umunyamahanga na Yesu Kristo buzamara imyaka ingahe? Imyaka 7. wifuza kuzaba hari babisaba Imana ni none Imana ibahimbaraga hanyuma nibarangiza ubwo bukwe Abisiraheli nabo kabisome Joshua 14 turarangira Joshua 14 turasoma nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi Siyoni ahagararanye n'abantu agahumbi n'inzovu 4 n'ibihumbi 4 bafite izina n'izina rya Se yanditswe mu ruhanga rwabo numva ijwi rivugira mu ijuru rimeze nk'iry'amazi menshi asuma kandi nk'iry'inkuba ihinda cyane kandi iryo jwi numvishe byari rimeze nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga zabo baririmba indirimbo nshya imbere ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya bizima 4 n'ababakuru nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo keretse babanza agahumbi n'inzovu 4 n'ibihumbi 4 bacunguwe ngo bakurwe mu isi ijambo ry'Imana ritubwira riti imyaka 7 umugeni ari mu bukwe aricyo cyumweru cya nyuma cy'Abisiraheli kigabyemo 2 imyaka 3 n'igice y'icyo cyumweru cya nyuma Abisiraheli baraba bari kubaka urusengero ariko noneho ya nyamaswa zaba yarabafashije ku bikoresho iriya nyamaswa nimara kubafasha ku bikoresho ijambo ry'Imana rikutubwira riti iyo nyamaswa ni roho kuko izabafasha kubaka urusengero bazagirana amasezerano aribyo twasomye mu gitabo cya 1 igice cya 9 bazagirana amasezerano bafashije kubaka urusengero namwe muremera turume nzaje mu rusengero rwanyu namwe muzaze mu kiliziya yacu bazagenda
imyaka 3 n'igice gishira Mose na Eliya bazaboneka mu Isiraheli. Nibaboneka mu Isiraheli bazane ubutumwa bwiza babwira Abisiraheli yuko uwo banze ari Yesu Kristo. Wawundi banze, wawundi bacumise mu ngabo Yesu Kristo. Bazaboroga barire bahishurirwe yuko gukorana na yanyamaswa ari ikizira. Nibamara kumenya yuko iyo ari ikizira y'amasezerano bazayacana. Bazayaca, bazisubiraho. Babye batujya twarayo. Nibamara kwisubiraho amasezerano bayaciyemo hagati yanyamaswa izabahagukiza intambara. Nibamara hagukiza intambara ibasukiraho amabombe. Abonye bandi kuvuga n'Abisiraheli. Ibasukiraho amabombe. Nibamara kubasukaho amabombe ijambo ry'Imana ritubwira yuko Mose na Eliya bazicwa. Ibihumbi 140 by'Abisiraheli bizicwa. Bashyizwe ikimenyetso cy'Imana. Abari batanu b'abapfapfa bazicwa. Abari batanu b'abapfapfa mbese ni abari muri ubu butumwa biyobagiza b'indyarya n'indi manganya. Ari muri ubu butumwa ariko ni indyarya n'indi manganya n'indyarya mu Rwanda. Akora ibyaha rwihishwa mbese n'indi manganya aratubeshya akatujijisha. Ntabwo yizeye si n'umupagani si n'umwizeye. Uwo rero igihe kizagira nabona itorero rigiye nashere namushimiye bose abantu 15 bangahe bose bazimiriye rimwe bazamutse. Uko bazamutse ako kanya rero azagenda abone gushaka Imana. Azabona kwibuka yuko agomba gushaka Imana. Nabona gushaka Imana imuha imbaraga. Kuko Imana itimana, Imana ntabwo yimana. Kuko Imana itimana izamuha imbaraga. Ariko imuhaye imbaraga twebwe twazamutse. Mbese abonye imbaraga nyuma y'igihe. Abonye imbaraga nyuma y'igihe abandi barayibonye ku gihe. Abayibonye ku gihe barazamutse. Ayibonye nyuma y'igihe hanyuma ya nyamaswa nimara kuzana urugamba nawe azapfa. Bazamuhiga kuko azaba ari kuvuga izina rya Yesu. Bamwongera umuntu bamenye wibwira abana kada bashegana none ari gusenga aracyavuga izina rya Yesu tukwice munyice. Niyemera kwicwa rero azicwa muri bya 140 by'Abisiraheli. Mose na Eliya bazicwa. Ibihumbi 140 by'Abisiraheli bizicwa. Abari batanu b'abapfapfa bazicwa. Hanyuma bazamuye. Nibamara kubica usome hano Yashua 14 akandi 11 turarangije. Yashua 14 11 turarangije. Yashua 11 Hello. Yashua 11 turahera ku murongo wa 11. Iyo minsi itatu n'igice ishize umwuka w'ubugingo uva ku Mana winjira muri bo. Baherako barahaguruka. Ubwoba bwinshi butera ababibonye. Bumva ijwi rirenga rivugira mu ijuru ribabwira riti nimuzamuke muze hano. Nuko bazamukira mu gicu baja mu ijuru abanzi babo babireba. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi kimwe cya 10 cya wa mudugudu kiragwa. Icyo gishyitsi cyica abantu 7,000. Abasigaye baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana nyir'ijuru. Ishyano rya kabiri rirashize dore irya gatatu riraza vuba. Amen. Hariya mu gice cya 14 byarishwe twasomye ngo nuko ngo numva ijwi ry'abantu rimeze nk'iry'amazi n'amajwi menshi. Abo ni bande? Mu mugeni w'abanyamahanga. Abisiraheli igihe bazaba bamaze kwicwa umugeni w'abanyamahanga azaba ari mu ndaro. Azaba ari mu ndaro, ari mu cyumba hamwe na Kristo. Nukubyumva neza
azaba ari kumwe na Kristo. Kristo amusige gatoya aje kureba bya bihumbi 142 n'abari batanu bapfata. Amosi na Eliya bazabica intumbi zabo, uzabisoma mu gice cya 11, intumbi zabo zirambarare ku karubanda. Mose na Eliya azapfa, ibihumbi 142 bazapfa, intumbi zabo ntizahambwa, kubera ko umuzuko bazaba bategereje umuzuko, intumbi zabo zizahambwa, bazapfa, isazi n'ibisiga ibyo bizaba. Ariko ako kanya Imana ibatabare, ibashyire mu mwuka w'ubugingo, maze ngo bumve ijwi riri kuvuga riti muzamuke muzahamwe. Bazamutse bahura n'umugeni w'abanyamahanga, bagiye hehe? Kwimana na Kristo ingoma y'imyaka 1000. Hehe? Ku musozi Siyoni. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko hano 14 mwasubiye ku bintu byose. Ese mwabyumvishe? 14 mwumvishe. Nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi Siyoni, ahagararanye n'abantu 1000 n'inzovu enye n'ibihumbi 4 bifite izina rye n'izina rya se yanditswe mu ruhanga. Abo ni Abisiraheli 144. Numva ijwi rivugira mu ijuru. Iryo jwi rivugira mu ijuru ni ryande? Ni umugeni w'abanyamahanga. Mbese nawe uzaba uriyo, ndabikwifurije, nawe ubinyifurize, Imana ibahe. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Mu mvugo ya Bibiliya amazi menshi ni amahanga menshi, kuko abanyamahanga nyine ni abanyamahanga b'amoko menshi n'indimi nyinshi. Rimeze nk'iry'amazi menshi asuma, kandi nk'iry'inkuba ihinda cyane. Kandi iryo jwi numvishe ryari rimeze nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga zabo. Buri muntu azaba afite inanga y'izahabu ari gucuranga. Nanjye utazi gucuranga, nanjye utazi kuririmba, ufite ijwi nk'iry'ikigona, icyo gihe Imana ijwi ryanjye rizarigorora. Mbese izarizibura. Nanjye buri muntu azaba afite inanga uri gucuranga imbere y'Imana. Harya nawe uzaba uhari, ndabikwifurije. Nawe wifuza kuzaba uhari, uri mu cyumba, uri ku murere, ufite inanga y'izahabu, uri gucuranga indirimbo y'umwana w'intama. Abisiraheli nabo bazamuke duhurire ku musozi Siyoni, maze twime ingoma y'imyaka 1000 hamwe na Kristo. Ingoma zisanzwe ikabije, ingoma ikabije y'Abaroma yamaze imyaka 600 yari igihangange ivaho, haza ingoma y'Abagiriki n'ingoma y'Abamedi n'Abaperesi. Ubu hari ingoma yande y'abangaba hano turi igihangange iyoboye isi, mbese igihugu turimo. Hanyuma rero Imana yakoze neza muri ibyo bihe bibiri by'abanyamahanga. Imana yemeye yuko igihe cya nyuma umuhanuzi wacu Umunyamerika avuka muri Amerika, kugira ngo ubutumwa bwirije bazabyubahe, kuko bumva ko ni Umunyamerika. Mbese kuba ari Umunyamerika byatumye abantu banabyemera. Umunyamerika, Amerika ni demokarate. Abademokrate nibo bizeye umusere ngo muyagusuka. Ibi bintu bivuye ku Mana. Mbese namwe ntimwabyemera ko bivuye ku Mana? Umunyamerika kugira ngo avuge ngo umugabo n'umugore bakuringanira abibwirize, ibintu bivuye ku Mana. Abakobwa n'abagore bakurimisha kubaha imisatsi, ibi bintu bivuye ku Mana. Ku Munyamerika igitangaza, ibi bintu bivuye ku Mana. Mbese namwe ntimwakwemera ko byavuye ku Mana? Byavuye ku Mana. Abantu zuriya mbara Mariya Buranamu, ibi byose niwe wabihishuye. Ibyo mbabwirije ni ubutumwa bw'igihe. Imana ibahe umugisha. Ariko Frank akavuga ati ninde ushaka kuzamurwa? Ninde ushaka Imana nimara
ninde? Ni Timoteyo ya kabiri igice cya 3 umurongo wa mbere. Timoteyo ya kabiri igice cya 3 umurongo wa mbere. Rubasa n'umwanya twawe nasoma. Timoteyo ya kabiri igice cya 3 turera ku murongo. Umwanya twawe nasoma. abantu bazaba bikunda bakunda impiya birarira bibona batukana batukura ababyeyi babo batarabera badakunda n'ababo batuzura babeshyeraga batirinda bagira urugomo badakunda ibyiza bagambana byihebe byigakaza bakunda banezeza aho gukuza Imana bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo abameze batyo uje batera ubwoko. Amen. Urakoze. Nawe wahishuriwe ntabwo navuze ko urahagarara hehe none unarabimeye. Imana igumugisha. Amen. No Imana ibahumugisha. Icyo twababwiraga kwari kubabwira iyi nkuru y'agakiza izeye ukuntu Imana yari ihagitse muri porogaramu y'Abisiraheli aribo bwoko yari yaratoranije. Ubwoko yatoranije yari ifite gahunda yabwo iducomekamo idusesekamo utari bwemere kwinjira muri Kristo kwinjira muri Kristo arasigara. Hanyuma ibihe by'abanyamahanga birarangira. Abisiraheli bari ku rugamba, bari ku ruhembe rw'umuheto kugira ngo batsinsure abanzi babo babone uburyo bubaka urusengero, kandi barabwubaka bisimburana. Ibuye rya mbere ku rusengero n'ikirenge cya nyuma cy'umunyamahanga. Imana iduteruye tujyanye mu bwiza, tuzabana nayo iteka n'iteka. Namwe murabikumbuye, namwe murabishaka. Umukozi w'Imana Frank ati ushaka kuzamurwa niyirinde biriya atamuriza